patron amara uraseka iki we atinyama kuba nkatire rero ikiro kimwe mbese cy'inyama nziza zimwe umuntu ashinga ikinya kumva ko ari inyama koko urumva nabonye mbese zimwe zimara amerwe nawe ubireba sibyo ko nabonye patron na matro bagira amerwe kurusha y'imbeba yuzuye n'ikiro cyanjye rero noneho okay kira muhanda kira vuba ndihuta nangaye ko ambo tuva mu rugo twabibaza twe duhaha gikuru sawa okay Bisite. Jenga bomba sengi baranja. Okay, ntacyo nabyo. Niko uriya mushiki wanjye se twari kumwe mu cyumba bamubonye ute? Namubonye ndebeye mu idiri. Ariko se ndakubaza wabonye ameza atembese. Yari yicaye se. Okay. Ibyo uvuga byose nibyo. Ariko buri uzi yuko patro atazi ko ahari kandi sinshaka ko umurangiye sinjya mvuga ibyo batambajije kandi n'ibyo bambajije simbivuga byose. Ngaho rero nguhaye agahushya gato ugenda ujye kugura bombo. Ariko rero ni gatoya bose aramutse abimenya ko wagiye yandakarira kandi rero urumva nitugumya kubana neza mbese nzajya nguha uduhushya twinshi na za bombo zitabarika. Ariko sitangaza ibyo mbona urabirangiza Pato, nahindi ukoze ibyo. Na botise si yakubwiye. Yambwiye ko ariko menya nta mukozi woheruka. Hanyuma jyana ibase mu. Ahubwo boss naragenda. Akaza nari mbonye ari mu nzu nabo yatike kaza. Akakanyuje utangiye gutoragura. Nari mbonye tuno turi nete. Cyose si cyama kwege yambaraga kiri hano bataragiye. Ni makwege bazambara. Nanjye nambaye ndevye mu ndorerwa mu mbona ari rape. Icyo kizajya. Nyamuzambera abakozi. Boss rango bibereye. Nyamuzambera abakozi beza kabisa. Hanyuma jyana iyo base jyana niyo ntebe. Ariko namenye n'umuntu mwiza. Hari birego sibya banteranya. Gusa gasenyango n'umuntu mubi yaduteranya. Ako gasirabo niba ari ni kasaki yitwa boss. Wone yitwa gasenyango. Komeza akazi ibyo bya kasi. Sinzi niba ari gasinzi niba ari. Ariko se hanyuma rero hari Ariko boss na boti yarambwiye uyu munsi sasita ntabwo bahari duteka ibyo tuma Nibyo ko ngiye kugenda sa Erega uri umukire mwiza